Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva ONENATIONRADIO ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo. Yes, reka tubasuhuze kandi tubifuriza icyumweru cyiza kuri mwe mwese inshuti bakunze mukurikiye ONENATIONRADIO. Ni ikiganiro ukuri wacu. Turi ku munsi wo ku cyumweru, tubaye tariki 28 ukwezi k'Ugushyingo, mwaka ni 2021. Hashize imyaka igera kuri 27 jenoside yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda. Iyi jenoside yasize igihugu cyarashegeshwe mu bice byinshi byatewe n'iyi jenoside yakorewe abatutsi. Gusa ariko nubwo igihugu kigerageza kwiyubaka mu bice bitandukanye bigize igihugu, ntabwo habura bamwe mu bantu bakomeza gusebya iterambere ryacyo ndetse bakanasebya ubuyobozi bwiza bw'igihugu cy'u Rwanda bukora uko bushoboye kugira ngo buharanire ko buri munyarwanda wese nta kurobanura ubwoko yatera imbere kandi akishyira akizana haba mu gihugu cye ndetse no hanze yacyo. Ibi kandi igihugu cy'u Rwanda kibikora no ku banyamahanga, kubera ko umunyamahanga nawe ugeze mu Rwanda abasha guhabwa ikaze kandi nta robanura ribayeho. Muri bamwe mu bantu bakomeza guhindanya isura y'igihugu, nubwo atari bose, harimo n'abitwa ko bari mu bwoko bw'abanyamulenge, bagaragaza ko ihohoterwa bakomeje gukorerwa by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta y'u Rwanda yaba ibifitemo uruhare. Mu kiganiro ukuri wacu cya none turagaruka kuri iyi ngingo, tumenye impamvu ki bamwe muri aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamulenge bakomeje kugaragaza ko ihohoterwa bakomeje gukorerwa by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta y'u Rwanda ngo yabe ibifitemo uruhare. Mu kiganiro ukuri wacu cya none twongeye kwifuza kugaruka kuri iyi ngingo nk'uko n'ubundi ubushize twari twayigarutseho. Turifuza kumenya impamvu ki bamwe muri aba bantu bari mu bwoko bw'abanyamulenge bakomeza gusebya leta y'u Rwanda ko ifite uruhare mu ihohoterwa bakorerwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese ubwicanyi buri gukorerwa abanyamulenge mubona byaba biterwa n'iki? Kubera iki bigeze kuri uru rwego? Niki se cyihishe inyuma ya bamwe mu banyamulenge bashinja leta y'u Rwanda kugira uruhare muri ubwo bwicanyi? Ese niki gikwiye gukorwa kugira ngo ubwicanyi bukorerwa abanyamulenge buhagarare? Nk'uko bisanzwe mu kiganiro kuri wacu, tuba turi kumwe n'abatumirwa badufasha gusesengura neza ingingo tuba tugiye kugarukaho. Kuri uyu munsi wa none nabwo turi kumwe n'abatumirwa bari budufashe gusesengura neza iby'iyi ngingo. Kuri uyu munsi wa none turi kumwe n'abatumirwa, turi kumwe na Pasteur Sebastien Sebaravuga, akaba aherereye i Kigali mu Rwanda. Muri iki kiganiro araba ari umusesenguzi uri budufashe gusesengura ingingo tugiye kugarukaho. Niba mudukurikiye neza, Pasteur Sebastien Sebaravuga, tubahaye ikaze hano kuri ONENATIONRADIO mu kiganiro kuri wacu cya none. Murakoze cyane bwana munyamakuru, turishimye kwitaba ubu butumire bwanyu no kubana muri iki kiganiro tujya kumaranamo umwanya uko bishoboka. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na bwana Runyoni Dismas, nawe turavugana aherereye Kigali mu Rwanda, nawe ni umusesenguzi turi bubane muri iki kiganiro. Niba mudukurikiye neza namwe bwana Runyoni Dismas, tuhaye ikaze mu kiganiro kuri wacu cya none. Yego, murakoze cyane bwana munyamakuru, twishimiye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko nk'uko mwayivuze, kandi twishimiye umwanya wose turi bubanemo. Murakoze. Yego, murakoze cyane. Hanyuma nk'uko nari ntangiye mbivuga, namwe murabikurikira, tubona kenshi mu binyamakuru ihohoterwa rikorerwa aba bantu bo mu bwoko bw'abanyamulenge. Reka mpere kuri Pasteur Sebastien, ubona iri hohoterwa riterwa n'iki?
mbere na mbere. Murakoze kuri iki kibazo cyiza mubajije kandi kinagoye kumenya ibyihishe inyuma kandi nako binagaragara. Hari umunyapolitike muri Kongo wigeze kuvuga ngo atekereza yuko abazimu n'abadayimoni bavuye mu tundi turere bakimukira mu gihugu cya Kongo nubwo n'ahandi bari. Icyishe inyuma ni ugushaka kurandura umugambi wo kurandura abanyamulenge inyokotutsi muri kiriya gihugu cya Kongo, kuko ntabwo ari ikintu cy'umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu. Hariho impamvu nyinshi zibigaragaza. Dushobora kuvuga impamvu ya mbere biterwa n'amacakubiri yabibwe n'abakoloni. Dushobora gusesengura nko mu bindi bihugu by'ibiyaga bigari nk'ibyabaye hano mu Rwanda bacamo abantu. Icya kabiri habayemo nanone ari amoko menshi yo muri Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo, basa n'abantu bigoye kugira ngo bumve yuko kubana n'abandi bantu ari ikintu cyangombwa, ari ikintu cyiza. Buri gihe bakumva yuko bashobora kugira amahoro ari uko bikijije abanyamulenge. Natanga urugero no ku banyapolitike babo. Hari igihe bazaga biyamamaza kugira ngo baje mu nteko ishinga amategeko ya Kongo, bagahiga aho guhiga kubaka amashuri, imihanda, ibitaro, bakavuga yuko icyo bazakorera abakongomani ari ukwirukana abatutsi, abanyamulenge muri Kongo. Ibyo byagiye bikura kugeza aho byagejeje 1994. Abavuye hano mu Rwanda noneho batiza umurindi abo bari bafite izo ngengabitekerezo, abari bafite uwo mugambi, noneho batangira kuwushira mu bikorwa. Ubu ngubu ukaba ugeze mu mwanya noneho wo kwica, gutwika no gusahura. Imyaka ikaba ibaye 4 abanyamulenge bari muri ako kaga, bari muri ibyo bibazo. Uwo ni wo mugambi wihishe inyuma, ni ukugira ngo babakureyo bavuga yuko bagomba kubasubiza iwabo i Rwanda bavuye. Murakoze. Murakoze cyane Pasteur Sebastien. Hanyuma Bwana Dismas, kugira ngo watubwira wowe ubona mu by'ukuri ari impamvu ki ubwicanyi bukomeje gukorerwa abanyamulenge kugeza amagingo aya bukiri gukorwa? Murakoze cyane. Mu by'ukuri uko muvandimwe Sebastien bivuze, ntabwo byenda umuntu yasubira kure cyane mu mateka ya kera, ariko ubugome bw'abakongomani bagira ku banyamulenge ntabwo butangiye uyu munsi. Ni ikintu kigize igihe kirekire, kuko tubanye nabo, babanye n'abanyamulenge imyaka amagana n'amagana, kandi baturanye muri kariya karere. Ariko byageze aho nanone baza kwiyumvisa, kuko bavuga bati abanyamulenge abatutsi mufite iwanyu ni Rwanda, mugomba gusubira i Rwanda, mugomba mukaja i Rwanda mukaja iwanyu. Ibyo byabagaho no ku butegetsi bwa Mobutu, tugahora iteka ryose duhanganye nabo, tusobanura, tuvugana muri politike, bigaceceka none bigaca bigatangira, kuko yarabivuze akenshi bigakunda guseruka igihe habaye ikintu cyo kwiyamamaza. Iyo habaye ikintu cyo kwiyamamaza, hashaka kuba amatora, abanyapolitike babo rero kugira ngo ikintu buvaga bashimishamwo abaturage babo, bari kubabwira kuko ati njyewe rero muramutse muntoye nzabirukanira abanyamulenge, bave hariya, ziranka bafite zisigare mu zisigarane, ibintu byabo byose batunze hariya mu bisigarane. Urwo rwango rukabaho, ariko akenshi iyo uganire n'abasaje babo ubabaza aho urwango icyo batwangira, icyo dupfa nabo, hari igihe badashobora kubisobanura ngo bavuge impamvu igaragara ifatika itera urwo rwango rwabo. Ugasanga mu by'ukuri harimo ikintu cy'ishari gusa kiza muri bo,
cyane cyane urubyiruko rwabo iyo rurimo rubyiruka rutangira kuzana ibibazo basa n'abakondana basaje bababwira bati mwebwe mworoye abatutsi mubana nabo none dore baratunze barakize muri Kongo ndetse ahubwo baranaturushije gukira hakazamo icyo kintu cy'ishari kibi cyane gisa n'icyo kuvuga bati biriya bintu babitunze nitwe twakagombye kuba tubitunze hakazamo icyo kintu ariko hakazamo n'ikintu cy'urugomo nanone urugomo rw'abasore babo rw'abantu batoya bavuga bati bariya bantu tubirukanye biriya bintu byabo twabisigarana twabitunga ugasanga bahora iteka ryose uwo mugambi bawufite ndetse bakagira n'igihe batangira kuwushyira mu bikorwa. Murakoze. Umuntu nanone reka tuhite tujya kugikomeje nanone kugarukwaho na bamwe iyo urebye cyane cyane abakoresha imbuga nkoranyambaga hari abavuga ko leta y'u Rwanda ibifitemo uruhare. Ubundi reka mbabaze hari uruhare na rumwe leta y'u Rwanda igeze igira kuri iri hohoterwa abantu bamwe bo mu bwoko bw'abanyamulenge bari gukurwa muri tuno duce tw'imisozi miremire ya Mwenga, Fizi na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo? Pasiteri Sebastien. Murakoze. Cyo ni ikibazo cyiza kandi abantu bagomba gusubiza kuko bikunze kuvugwa ariko bikavugwa n'abantu bake. Social media buriya ni ikintu kitagira igaruriro. Umuntu wese arabyuka akavuga icyo yumva akavuga icyo atekereza. Kuri iki kibazo hari icyo umuntu ashobora kukivugaho cyangombwa. Buri muntu akora ikintu afite inyungu yacyo. Sinzi niba uyu munsi u Rwanda rwaba rufite inyungu ki yo kugira ngo ruteze imvururu ubwicanyi cyangwa se rutuma abantu kuja kwica abanyamulenge hariya muri Kongo. Ibi bintu bikunze kuvugwa n'abantu bakeya cyane baba bafite inyungu zabo tudashobora kuvugira ahangaha, izo tuba tuzi n'izindi zimwe tutazi. Ntabwo dushobora kujya kure, urabizi uko byagiye biba. Mzee Dismas araja kumfasha kuko abayeho nkuba mukuru kuri ngeweho gatoya na kuva na mbere ya 1996 ntabwo u Rwanda rutigeze ruba hafi y'abanyamulenge, ntabwo rutigeze rubana nabo mu bibazo, ntabwo rutigeze rubafasha. Duhereye muri 1996 mu ntambara ya mbere ya Kongo yaje kuvamo n'iya kabiri yakuyeho ubutegetsi bwa Mobutu, uzi yuko habayeho ibibazo bikomeye, abantu bavuga yuko abanyamulenge bagomba kwicwa. Bikunze kuvugwa, ngira ngo ntabwo nawe niba usoma ibinyamakuru wigeze kumva wari gavana wa Sud Kivu yigeze gutanga iminsi igeze kuri 6 gusa ngo babe bamanutse bagiye iwabo i Rwanda. Dushobora kuvuga ku kibazo cyashaba ahantu bita Moba, iyo niyo zone yari ituyemo abanyamulenge. Ngira ngo byari byarangiye babagose, abasirikare turabazi, aba officier superieur b'u Rwanda bahagurutse hano n'amazina yabo, baragenda bajana n'abana b'abanyamulenge barabarokora babambutsa ikiyaga cya Tanganyika babageza Uvira. Ntabwo twabirondora, ni byinshi kimwe ku kindi. Uyu munsi rero inyungu yaba ari iyihe? Nta nyungu yabaho. Ndaguha urugero rumwe rwiza kandi rwa ngombwa. Bariya bose barimo bagirira ibibazo, abarimo baracika ku icumu abenshi, ntabwo baba bamenya yuko bazi yuko ari u Rwanda rubica ngo bongere kandi ari rwo bahungiramo. Abari hano mu Rwanda icyongero cya kabiri ngire ngo ni abantu bazwi, bagenda bariho, bafashwe neza. Kugira ngo ubasige hano uje kwica abari Kongo, ndumva yuko mu by'ukuri ayo ni amagambo adafite ahashingiye. Nubwo wabaza, nta muntu n'umwe ugira hamwe, nta muntu n'umwe waguha afite ngo akubwire ngo dore ikitwemeza ni iki ngiki. Mu by'ukuri bikagaragara kuko ni abantu bakeya
gusa bakomeza kuvuga cyane noneho bigasa n'ubyumvikanye ariko mu by'ukuri ukuri kurazwi abantu benshi barakuzi abaruta abo ngabo inshuro ibihumbi barabizi nkavuga yuko abo ngabo ni abantu dushobora kuvuga badafite responsabilité iyo ari yo yose muri Kongo uzi yuko dufiteyo hariyo abanyapolitiki hariho abari muri guverinema hariho abari mu nteko no muri sena ya Kongo b'abanyamulenge nta munsi n'umwe icyo kintu kirabava mu kanwa ngo babe bakivuga nuko bazi ukuri gusa nuko bavuga ngo ikinyoma kirihuta cyane kikanyura muri asanseri ariko ukuri nako kugenda mu maesikariye ariko amaherezo kukagerayo rero nta mpamvu nimwe nta na nyungu u Rwanda rwaba rwarafashije ngo uyu munsi ibyo rwakoze byiza rubihindure ubusa murakoze cyane hanyuma reka mbasabe umuntu uri ahantu ari gusakuza ngo hari abantu ndi kumva ku ruhande bavuga yaza kuza gukora mute kugira ngo ikiganiro gikomeze kugenda neza no kuba dukurikiye hanyuma bwana Dismas ngira ngo wumvise ibyo Pasteur Sebastien adutabariye ndetse yanabivuze ko uri mukuru kuri weho gato muruta ariko nawe urakurikira urabibona reka dusobanurira abadukurikiye iyi ngingo kuko ni benshi bakomeza kuyibaza ubundi aba bantu bakomeza gusebya leta y'u Rwanda ko igira uruhare mu ihohoterwa abantu bo mu bwoko bw'abanyamulenge bari muri Kongo bakorerwa aba bantu babivuga ubundi ni bantu ki murakoze cyane mu by'ukuri abantu bakomeje gusebya u Rwanda byenda tuvuge bamwe bava mu bwoko bw'abanyamulenge ntabwo wanabigeneralize ngo uvuge ngo uti abanyamulenge barasebya u Rwanda bavuga u Rwanda nabi cyangwa se bavuga ko u Rwanda rufite uruhare mu bwicanyi buri kubera hariya abantu turi abantu kandi abantu duteye kwinshi dusa kwinshi twigira imyumvire itandukanye tugira ibitekerezo bitandukanye ariko iyo urebye neza cyane usanga nta gurupe y'abanyamulenge ihaguruka ngo yicare kuri iryo jambo irihagarareho ivuge kuko u Rwanda rurimo guhohotera cyangwa se rufite uruhare mu bwicanyi buri kubera hariya ariko usanga harimo umuntu ku giti cyiwe harimo abantu babiri abo nabo usanga kenshi no muri community y'abanyamulenge usanga ari abantu bigize ibinani nabo badashobotse kandi batanabana n'abanyamulenge mu mitekerezo yabo no mu mibanire yabo abo gasanga rero baba bafite izindi nyungu zabo zihariye kandi akenshi usanga bamwe bari hanze kure cyane kubera izo nyungu baba bafite ugasanga bazamura ibyo bibazo kugira ngo hari baba bafite abandi bantu babari inyuma babwira ati nimuvuge u Rwanda nabi muvuge ko u Rwanda ariko rubikora cyane niho tubaha inkunga niho tubasapotinga niho tubatunga niho tubabeshaho ariko urebye mu by'ukuri kuko Sebastien yabivuze u Rwanda k'umunyamulenge reka jewe mpere kure cyane kuva 1964 habaye intambara ya Murere iraza rero yari ivuye muri Kongo za Kisangani ariko iza gushinga ibirindiro cyane mu majyepfo ya Kivu hariya za Uvira yarimo abafurero ababembe icyo gihe bogiye guhagarara cyane bayihagurukamo kakuriya bambaye bameze n'uyu munsi bagezaho icyo gihe abanyarwanda bari impunzi bari batuye muri kariya gace baza guhaguruka bafata intwaro baja muri iyo muvema ya Murere kuko bashaka gufata ikajya n'abandi baravuga ariko bari bafite imigambi yindi yabo ibyo bashakaga kuzageraho byageze igihe bashaka kwambuka basubira baje Burundi baraduhamagara baratubwira bati mu by'ukuri twe tugiye kugenda ariko aha tubasize mu kaga abakongomani murabona bose babaye ba Murere bose bafite intwaro kandi barabarebana bizira nka zanyu namwe bazabica bazabamara badusaba ati noneho rero mugende muzana abasore banyu abagabo batoya muze tubigishe kwirwanaho muzirwaneho muzasigare mwirwanaho ndabyibuka twari kumwe n'abagabo bitwa ba Rukeba abagabo bitwa ba Kayitare mwene Rukeba abagabo bitwa ba Karema Gabriel cyera banye nabo nari kumwe muri za position zabo baratwigisha twiga kwirwana twiga gufata imbunda bagiye rero mu by'ukuri byagize amezi abiri batwica abantu
nanone kubera kuko bari basize basa n'abaduteguyeho twagerageje kwirwanaho twihagararaho kugeza aho leta yaje kudutabara iradufasha nanone ubwo bwicanyi turabutsinda ntibwamara abantu. ubwo yari u Rwanda yabafashije icyo gihe urumva ko basize baduteguye baratubwira ati aya banyamoko muri kumwe bazabamaraho twe tuzi imigambi yabo tuzi ibyo baba bavuga basiga bateguye abasore bacu menya hari utarunyumvise neza ni iyo leta yabafashije yari leta y'u Rwanda cyangwa ni iya Kongo? Yari leta ya Kongo kuko abo bamurere barwanyaga leta twaje kugira amahirwe leta iratwumva turayitakira irazira dutabara turwanya bafatikanya kurwanya bamurere baratsindwa bavaho burundu. Habaye 9/6 ni ibintu bizwi kuko mwene data yabivuze. Guverineri w'intara ya Kivu yatanze ultimatum tuvuga ngo amagambo ya nyuma avuga ati bariya abanyarwanda bariya abatutsi bari muri ya misozi miremire bagomba gupfa bagashira cyangwa bakava hariya nyuma y'iminsi 6 batahavuye tuzatwika misozi tuyimareho. Ni jenoside yari yateguwe yo kubamaraho ariko twaje kugira amahirwe hambutse abasore barambutse baratabara iyo jenoside za guhagarara ihagarikwa n'abasore bari bavuye mu Rwanda baradutabara abatabara abaturage b'abanyamulenge. Nicyo cyatumye iyo jenoside iburizwamwo ntiyabikibaye. 9/8 abari batuye Byura aho ni muri Katanga hirya za Kalemi hirya za Moba bari bagoswe bakingiranywe mu mazu bahawe iminsi itageze cyumweru kuko bagomba kwicwa. Leta yatanze uburenganzira ko bicwa bose bakarangira. Bagize amahirwe bagobotswe n'abantu baje basara bavuye mu bicu basara bavuye ku bihu hejuru yewe abo tavuze amazina ariko baraje baratabara rwose bakiza ubwo bwicanye barabuhagarika bakura y'abantu bose barabashorera barabazana barabahurusa za Uvira. Icyo ni ikintu nibyo bintu turekonesa tuzi rwose kuri leta y'u Rwanda. N'ubu rero niba uyu munsi hari abantu bakiri hariya batarafa ngo bashire jenoside bayikore bayishire mu bikorwa nuko batinya ko hari ubutabazi dushobora kubona buturutse hano. Bundi baricara abanyamoko bari abakongomane baravuga bati twatangira kwica abanyamulenge uko dushobora ngo tubamareho ati akoturuka hakurya hariya ndi twagashobora. Ubu baze kuko mu byo kuri bariho kubera kuko nanone batinywa u Rwanda kuko rushobora kudutabara rugahagarika cyangwa se rukabagirira nabi uko bazaba barimo bakora nabi. Ibyo rero nkumva kuko abashinja rero ngo u Rwanda rufite mu ruhare mu byo kuri ntabwo kashingiro bifite sana abantu bazima tuvuga ngo hari abantu bari organize bavuga ibyo bintu bashije u Rwanda. Hakazamwo ikindi kintu umuntu yavuga hari abitiranya nk'ubu hariho imitwe yitwaje intwaro iri hariya muri Kongo ni myinshi imitwe myinshi pe tutamenya n'ubwo bari wayo. Muri abo harimo abantu bamwe bashobora kubyitiranya bavuga bati hari abo tubona basa n'abanyarwanda amashusho kureba umuntu ubona ishusho tibitsirwa harimo abarundi bambutse kuva 2015 abo bahise bambuka bajara muri ya misozi. Iyo bababonye rero hari bashobora kubitiranya ati twabonye bamwe n'abanyarwanda turabona ari abanyarwanda kandi turuva hari indi mitwe ya FDLR abo n'abanyarwanda baba hari kuva bahunze 94 bashize ibirindo hariya nti barahava. Abo rero ugasanga abantu babitiranya bagikomeza kubita ngo n'abanyarwanda ngo nibo barimo bakora ibintu nibo bari badukorera ubwicanyi bwose. Ikindi cya kabiri hari n'abandi bantu basa naho bari bategereje u Rwanda ko rushobora kudutabara vuba cyane buriya bwicanyi ntibugeraho bugeze ubu ngubu. Hari abari bategereje bavuga bati mu by'ukuri aba bakongomani abafurero n'ababembe tubashobora kuzatwica u Rwanda ruhari ruzadutabara kuko tuzi kuko u Rwanda rwemera kuko ashobora kuba jenoside muri kano karere ngo abantu bogere bicwe kandi nkuko nyakubahwa perezida bivuga aravuga ati never again yaravuze ati ntabwo cyane buzongera kuba muri aka no uretse mu Rwanda no muri aka karere ntituzemera kureba ko ari jenoside yongera kuba hari. Abo bantu rero bari bategereje ko u Rwanda rwadutabara vuba babonye u Rwanda rutaje kuko urumva igihugu kuva mu gihugu kije mu kindi ntabwo ari ibintu biba byoroshye kuko babitekereza kuko tubyifuza ngo barahita babona ubutabazi buhita buza vuba kuko babishaka bahita bavuga bati u Rwanda rwaradutereranye rwaraturetse abo rero bamwe bagatangira kuvuga bati menya n'abariya bari hariya hari babifitemo uruhare.
ariko byo kuri ku bantu bafite basesengura bareba neza nta Rwanda nta munyarwanda n'umuri muri buriya bwicanyi burimo bubera hariya. Murakoze. Hanyuma reka nanone umuntu yibaze ubundi kubera iki babivuga nubwo atari bose bavuga ko u Rwanda ari rwo ruhindukira rukajya kwica abanyamulenge, kuki batabishyira kuri leta ya Kongo n'ubundi ari nacyo gihugu biri kuberamo, ahubwo bakabishyira ku Rwanda? Bisobanurira abadukurikiye. Ubwo reka dusubire kwa Pasteur Sebastien. Urakoze. Icyo kibazo ni cyiza cyane. Nubwo abo bantu dushobora kuvuga yuko ari abantu bavuga ku giti cyabo, ari abantu badafite abo baserukiye, cyangwa se nk'uko mugenzi wanjye yabivuze ari abantu basa n'abananiranye, cyangwa se gukoresha social media byoroha umuntu kwivugira icyo ashaka, ariko nanone titwareka kuvuga yuko hashobora kuba hari undi mugambi mubi bashobora kuba bafatanyije n'abandi banga u Rwanda bashobora kubakoresha. Uravuga abanyamulenge babivuga nyine? Ndavuga abanyamulenge bake. Yego. Abo bavuga batuka u Rwanda. Yego. Bavuga yuko ari rwo rushobora kuba rwambuka rukaja kwica abantu. Abanyamulenge nshatse kuvuga kuko bafite bamwe muri bo bafite abo bakorana nanone nabo bameze nk'abanyarwanda bwite nyirizina, bavuye mu Rwanda, banze u Rwanda, badashaka iterambere ry'u Rwanda, nabo nanone barwanya u Rwanda, baruvuga nabi, barusebya. Abo rero ntibareka kwishakira amaboko, ntibareka kwishakira abo bantu nabo batari mu muryango nyawo nyarwanda ngo babakoreshe. Nizo mpamvu rero basiga n'abantu icyo gisebo bavuga yuko batuka u Rwanda. Bafite ibibari inyuma, bafite inyungu zabo, bashobora kuba bahabwa amafaranga cyangwa se bashobora kuba barabaye recruté bagafatanya n'abarwanya n'abavuga nabi kuri za social media si bo bonyine. Abo ngabo tubafate nka nanone nk'uwaba yavuye hano mu Rwanda ari umunyarwanda bwite atari umunyamulenge, akagenda akaja kuvuga u Rwanda rwiwe yararubereyemo neza, ntacyo abuze, abandi barurimo, ndetse u Rwanda ruhamagarira abantu gutaha, ariko nanone iwe akumva yuko yagumiye. Abo bantu ntibareka gushaka amaboko, ntibareka gushaka abantu bafite ibibazo kugira ngo babe bagarura imitima yabo, babumvisa yuko ibiri kuba hariya hakurya biterwa n'u Rwanda. Hari amagambo bashobora kuba bamwe baranashizwemo, bashobora kuba na bamwe bagurwa bakayabaha kugira ngo bakomeze bavuge. Kuko mugenzi wanje Dismas abivuze, mu by'ukuri hariya hakurya hari imitwe myinshi, yaba ari y'abakongomani, yaba ari y'abanyamahanga, dushobora kuvuga nka za Rede Tabara, Forebu, FNL, n'aba bandi bose bahunze u Rwanda bamaze gukora jenoside yakorewe abatutsi 1994. Aba bantu rero baranyanyagiye hirya no hino, aho bagenda bahurira n'abantu barabigisha, bababwira ibyo ngibyo, none rero bafite imitima yoroshe bakaba bashobora kubumva, ariko mu by'ukuri twumva yuko bashigikiwe, hari abandi, hari izindi mbaraga, hari ukundi kuboko kutagaragara kw'ababisha nanone bavugwa u Rwanda nabi, bakishakira amaboko, bakishakira abantu babafasha kuvuga. Abo ngabo nanone tubafate kimwe, bose tubashire mu gatebo kamwe yuko ari abanzi b'amahoro. Murakoze. Muri Bibiliya hari ahantu kuba yemera handitse ko ururimi ari inyama yigenga kandi ushobora no koshya. Uyu munsi hari abanyamulenge benshi bari mu Rwanda kandi navuga ko badahohoterwa, babayeho neza, ariko kandi impamvu y'iki kiganiro nuko hari bamwe usanga by'umwihariko cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga bari gusebya leta y'u Rwanda ko bifite uruhare muri ubu bwicanyi buri gukorerwa abanyamulenge.
abantu bakurikira ibiganiro nk'uko bivuze Pastor Sebastien, harimo wenda bamwe baba bafite imitima yoroshye bagahita bafata ibyo, wenda bamwe batari no mu Rwanda bakumva ko leta y'u Rwanda ifitemo uruhare, bakwiye kubiha agaciro ki? Reka twongere dusubire kwa Pastor Sebastien. Abantu babikurikira babone ibi biganiro bakwiye kubiha agaciro ki? Urakoze. Nda agaciro na gato, nta agaciro na gake abantu bagomba guha abantu bafite izo ntekerezo, abantu bumva ibyo ngibyo, abantu babyandika. Impamvu bitagomba guhabwa agaciro, burya bavuga yuko ibikorwa bivuga kurusha amagambo. Ibikorwa, imirimo umuntu akora burya iravuga kurusha amagambo umuntu ashobora kuvuga. Koko urabivuze utururimi ni inyama yigenga. Bibiliya iranuvuga ngo ni nk'agashashi k'igishirira gashobora gutwika ishyamba ryose rigashya rikarangira. Icyo dushobora kuvuga n'icyo dushobora gutindaho nuko mvuze ngo ibikorwa nibyo bivuga kurusha amagambo, ni ukureba ese abanyamulenge bari mu Rwanda babayeho bate, bamerewe bate, ko udashobora kubasobanura n'abandi. Umutekano barawufite nk'abandi, imirimo barayifite nk'abandi, ikigenerwa uwo ari we wese nacyo baragifite. Ntibishobora kumvikana rero yuko abo bantu bavuze amagambo adafite ibikorwa ashobora kubagira imbaraga zo kurusha ibikorwa bigaragara mu Rwanda z'umutekano ku bantu bose, atari n'ivangura. Uretse n'abanyamulenge tuvuga, abanyarwanda bafashwe kimwe n'abandi bose, n'umunyamahanga uri mu Rwanda abayeho neza. Ahubwo ngagira ngo ngaruke kuri iki gitekerezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunze kuvuga, navuga kandi nkakigushyiraho wowe munyamakuru, nanjye nkakishyiraho ubwanje n'abandi bose babyumva. Nkabaza ndetse Perezida wa Repubulika akunze kuvuga ati, bariya abantu babiri batatu bari hanze bavuga u Rwanda nabi, twebwe turuzi neza, twebwe turutuyemo, tubona ibyiza bitasa u Rwanda, tubona amahoro n'umutekano abandi baza kureba. Ese twebwe dukora iki? Twebwe tuvuga ryari? Aha niho nshaka kugaruka mvuga ndi, umuntu umwe aravuga, uvuga ibibi agakomeza akavuga n'ejo, ariko ibihumbi n'ibihumbagiza biza ukuri, bizo ibyiza cyane akaba aribo baceceka. Numva yuko twebwe tuzi ukuri, twebwe tuzi ibyiza, twebwe tubona amahoro n'umutekano, tubona ntavangura, tubona abanyamulenge bari mu Rwanda n'abanyarwanda ubwabo bandi bamerewe neza. Uwo muntu waba wandika ibyo ngibyo ni amagambo. Reka tubifate nk'amagambo ameze, Bibiliya zivuga ngo ni nk'imvura idafite itigeze igira ibicu. Ni abantu bavuga ku giti cyabo, kandi ibyo bavuga ntibabifitiye igihamya. Abazi ibyiza, ababibona, ibikorwa biravuga, kandi biravuga kurusha amagambo. Ariko nanone nkagaruka kuri iki nari mvuze, si kubera iki bariya abantu babiri, umuntu umwe, bashobora kuba bananiranye, bashobora kuba batagenda ku murongo umwe n'abandi, bavuga kurusha twebwe benshi tubona icyiza. Umva rero navuga ngo nakigushyiraho ngakishyiraho, kandi wowe wateye intambwe iyi ngiyi yo kugira nyine ngo tuganire, twatangiye kandi ni byiza. Abantu baje bakora ibiganiro biruta ibyabo ngabo bandika badafite fakte, bari no hanze, bari no kure, akaba aribo bashobora kugarura imitima y'abantu. Reka nsoze mvuga ngo bafite inyungu zabo, bafite ababari inyuma, bafite ababashigikiye, ariko ibikorwa biravuga, kandi biravuga kurusha amagambo. Murakoze. Urakoze cyane Pastor Sebastien. Hanyuma bwana Dismas Runyoni, ko Pastor Sebastien abivuze, ukuntu aba bantu bamwe banyamulenge babivuga, ubona bikomeje gutya, abandi banyamulenge bakabyihorera, ingaruka bimaze guteza ndetse n'izo bishobora guteza mu gihe kizaza
zaba ari izihe? Okay, urakoze cyane bwana munyamakuru. Reka ngaruke kuri aka kantu wari uvuze mbere, utese kuki muhora mureba leta y'u Rwanda muyishinja ko itakwishoboye kuba ifite uruhare, ariko ndimuvuge leta ya Kongo ubana ndetse batereranye cyangwa se iri mu gihugu. Reka kubwire kuko leta ya Kongo buriya nakahebwe mu by'ukuri. Igihugu kirahari, ariko igihugu gifite ubuyobozi tuvuga kuko gifite perezida, gifite inzego zose zinane, ariko abadakora ibyo bakagombye gukora. Buriya bwicanyi bwose bararebera, baraho barabubona, nta kintu na kimwe leta urumva ivuga ati se abaturage barimo bapfa, barimo barazira iki? Ugasanga rero ari leta, ari izindi inzego zose za leta z'ubuyobozi, ugasanga zose zabaye akahebwe, zisa n'izitariho kandi zihari. Kandi ubwo bwicanyi ubirebye usanga si mu banyamulenge gusa bubera, ntabwo ari hariya muri ya misozi miremire, burabera no mu zindi ntara, muri za Ituri abaturage barashize, muri za Beni abaturage barashize, leta ntacyo ivuga, yacecetse. Rero ugasanga leta y'u Rwanda, leta ya Kongo mu by'ukuri ni leta irresponsable, itashobora kugira ikintu na kimwe yorengeraho abaturage bayo. Ubu rero ikindi kuvuga ngo ibi bizageza hehe cyangwa se abantu babivugaho iki, ndumva abo bantu babivuga, abo bafite iyo myumvire n'iyo mivugire bazageraho baceceke, kuko twebwe abazi ukuri, uretse ko nabo birengagiza ukuri kandi bakuzi, bakavuga gusa ibyo bashaka kuvuga kubera izo nyungu zabo bafite, ariko twe abazi ukuri tuzakomeza tubyamagane. N'ubu turabyamagana, ntabwo tuzabemera ko bazakomeza kuzamura ikinyoma ngo bacubake bagishingiye mu bantu, cyangwa se bateze imitima, bareme imitima mu bantu y'ikinyoma ngo tuzabemere. Ntabwo tubemerera, tuzahora tubamagana kugeza aho ikinyoma cyabo kizagaragarira kandi n'abandi bose bakabona kuko nta kuri babifitemo. Yego, hanyuma urubyiruko rero uyu munsi dukurikiye ndetse narwo rushobora kuyoborwa n'ibi bintu, umuntu nanone yarutekerezaho. Uru rubyiruko usanga ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo iyi myumvire, bano bantu bamwe, si bose, badukurikiye ntabwo ari abanyamulenge bose, ni bamwe muri bo, imyumvire ibe yahinduka, ndetse cyane cyane kuri uru rubyiruko ruri kubyiruka rube rutayobywa n'ibi bitekerezo bene aba bantu bakomeje kuvuga. Pasteur Sebastien. Murakoze. Reka mbere yo gusubiza iki kibazo cy'urubyiruko abakura bumva, nsubire kuri iki ngiki Dismas yaravuze, kijyanye na irresponsabilité y'igihugu cya Kongo muri buriya bwicanyi bukomeza gukorerwa abanyamulenge. Bigaragara yuko nsubiye inyuma cyane yuko harimo akagambane, kuko mbere iki tutakivuze nacyo ngo abantu bacyumve, mbere iyi mitwe yitwaje intwaro n'abariya bamayimayi n'aba bandi bose bagiye bahungirayo, ntabwo batigeze bagerageza kwimura no kwica no kwirukana abanyamulenge hariya, ariko rimwe na rimwe byarabananiraga bikabagora. Ariko ubu ngubu ikigutangaza ni uko hari ingabo za leta ziriyo zigiye gucungera umutekano w'abantu n'ibintu byabo, barazamuka barabongera imibare bageza ibihumbi n'ibihumbi, ariko nanone abantu abariho bakomeza kwicwa. Bikagaragara yuko harimo akagambane muri cya kibazo watubajije nanone mbere, harimo ukundi kuboko gusa naho bisa nkaho barekuye bakinguye bavuga ngo aba bantu bazapfe cyangwa se bazangazwe bazasubizwe koko iwabo, aho bita ngo iwabo i Rwanda. Utese urubyiruko twarubwira iki? Urubyiruko rwumva ibi ngibi twarufasha iki? Iki kibazo baza bavuga ngo ukwigisha ni uguhozaho, ni ukubaganiriza,
ni ukubabwira ukuri, kandi nabo buri rimwe na rimwe abenshi barakubona uko kuri, nubwo bashobora kuba bakoshwa n'abo ngabo, bashobora kubaganiriza hirya, bashobora kubereka ibyo nabo batabona, bababwira intekerezo ariko zitari mu bikorwa. Urubyiruko turabizi yuko nirwo maboko, umuntu wese ushaka kugira icyo akora ararukoresha, yihutira kuja kurwigisha. Bariya rero bashobora kubayobya, babayobya babigisha, babayobya bababwira. Twebwe rero bazima niki dushobora gukora? Ni ukurugarura, ni ukurwigisha, ni ukuruganiriza, ni ukurwereka ukuri, bakareka kuyoba, kuko nta bifatika bashobora kubereka, bashobora guhagarariraho, bashobora kumva yuko inyigisho mbi zibangisha u Rwanda, zibangisha abanyarwanda. Erega nabo burya baba bari kwigirira nabi. Iyo wanga wigishwa kwanga undi, nawe mu mutima wawe uba wigirira nabi. Uru rubyiruko rugomba kwigishwa, urubyiruko rugomba kugarurwa, urubyiruko rugomba kuganirizwa hirya no hino, hagakorwa mwene ibi biganiro, abantu ndetse bakibumbira no mu maklube no mu bindi biganiro bishobora gutuma urubyiruko rwumva, rukagaruka, rugakoresha amaboko yabo ku byiza, aho kugira ngo rwoshwe n'abantu badashobora kugira icyo babamarira, badashobora kugira icyo babaha. Kuko burya kuba uri mu gihugu ngaha mu Rwanda turi, ukaba ufite umutekano, ukaba wumva wahaguruka ukajya aho ushaka amasaha ushakiye, icyo cyonyine tucita igishoro, igishoro cy'ubuzima. Bakumva yuko aho bafite amahoro, aho bafite kwishyira bakizana, nta mpamvu n'imwe yo kumva abantu baboshya. Nubwo baza bavuga ngo umutima wumva ukosha kurusha ukugira inama. Urubyiruko tugomba kurwegera, tugomba kuruganiriza, tugomba kuruhamagara, tugomba kurubwira, rugashora imbaraga mu byiza, rutabishora mu byo kumva n'inzangano no kwanga abandi bantu. Murakoze. Urakoze cyane. Reka nibutse mwese mudukurikiye ko turi mu kiganiro Ukuri Iwacu, aho turi kugaruka ku nsanganyamatsiko igaruka ku kuri k'ubwicanyi buri gukorerwa abantu bo mu bwoko bw'abanyamulenge mu bice by'imisozi miremire ya Mwenga, Fizi, Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Turi kumwe n'abatumirwa dufasha gusesengura ingingo. Turi kumwe na Pasteur Sebastien Sebaravuga ndetse na Bwana Runyoni Dismas. Hanyuma rero twabivuzeho, tuvuga ku bantu bakomeje kuvuga ko ubwicanyi Rwanda ishobora kuba ifitemo uruhare, ariko kandi tugerageza kugaruka ku mpamvu bashobora kuba zibyihishe inyuma kuri aba bantu babivuga. Ariko nanone reka twibaze, ubwicanyi buri kuba kandi kuko abantu barabikurikira ku mbuga nkoranyambaga kugeza nanone magingo aya ngaya, ndetse n'ibintu bimaze igihe. Musanga ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo ubwicanyi bukorerwa abanyamulenge buhagarare? Reka duhere kwa Bwana Dismas. Yego, urakoze cyane. Mbere ko nsubiza icyo kibazo, reka mbe nkugaruka gato kuri iki cy'urubyiruko. Icy'urubyiruko mu by'ukuri iyo usanga bariya abantu bagenda bavuga biriya bigambo, akenshi si n'urubyiruko. Kenshi usanga ari abantu batagiye kuva no mu rubyiruko, bakoze muri za Kongo, bandi bakoze hano, ariko baza kugenda barahava. Abo nibo bagikomeje, ariko mu rubyiruko rutoya rurimo rubyiruka, sintekereza ko dufitemo benshi bafite iyo myumvire n'ibyo bitekerezo. Ikibigaragaza ni iki? Ikibigaragaza ni uko urebye nk'abasore benshi b'abanyamulenge bagiye hanze, abari za Amerika, abari za Australia, abari mu Buraya, bose akenshi usanga za investissement zabo barimo bazikorera mu Rwanda. Barubatse, barimo barubaka amazu, barimo barubaka ibikorwa byiza by'iterambere, bubaka mu Rwanda. Ntawaza kubaka, ntawo kwimurira imitungo yo, cyangwa se ntawo investira ahantu adafitiye icyizere, adakunda. Urebye rero ni benshi, abasore bose hafi benshi ni mu Rwanda, niho bubaka kuko ariho bafitiye icyizere, ariho bakunda, ariho bafitiye inama. Kagaruka rero kuri iki kibazo kindi
ubajije cyo kubutese hakorwa iki mu by'ukuri hari bigomba gukorwa rwose kugira ngo buriya bwicanyi bushobore guhagarara. Icya mbere ikintu cyakorwa ni ubutabazi. Bariya abantu bagomba gutabarwa, bariya abaturage bagomba gutabarwa kandi bagatabarwa mu buryo butandukanye. Hari ubutabazi bw'uburyo butandukanye ariko bwose bwogira icyo bubumarira. Hari ubuvugizi, hari kubakorera ubuvugizi, mukabatabariza, mukabavuganira, bakavuga bati bariya abantu ko barapfa n'inzirakarengane, ko baricwa bakicwa n'abandi baturage bagenzi babo baturanye, bakicwa n'andi moko baturanye, andi moko yose yakowarije yishize hamwe agahuza yose amoko agera kuri 5 agatangira kwica abandi baturage. Ubwo buvugizi bukavugwa kandi bukagaragara, abantu bukabumva, kandi ubwo buvugizi bugakorerwa he? Kuri leta ya Kongo. Leta ya Kongo ikabazika hakagira abayikangurira bafite ijambo ryumvikana rishobora kuvugwa ari kumvikana. Burya umuntu uri hasi, tuvuge uriho urwana n'undi akagushira hasi, akaba arimo akunigira hasi, tushobora kwitabariza. Utabarizwa n'undi uhagaze urimo ubona kuko urimo kunigwa ugiye gupfa, undi rero uri uhagaze iruhande niwe gutabariza, kavuga ati mutabare uriya muntu arapfuye, mutabare bariya abantu barapfuye. Bakabaza rero bagatabariza ko bakereka Kongo iresponsabilité yabo, ukuntu abaturage bayo bashobora gupfa irimo kurebera, bakaba bayibwira rwose, kandi hakagira icyakorwa byenda yagiraho igira icyo yumva ikagira n'icyo yakora. Ariko nanone ubwo buvugizi bukavugirwa no ku miryango mpuzamahanga. Hari imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu, iyo nayo igatabazwa ikabwirwa amakuru, kuko nk'abantu mu giti cyo ushobora kwandika n'ibibazo kabyandika ukabana byohereza bikagera muri Nations Unies, ariko nta gaciro bobiha, ntibihabwa agaciro kuko n'umu individu wabyanditse. Ariko iyo handitswe, iyo hakozwe ibintu bigakora, abafite imbaraga zo kubikorera ubuvugizi birumvikana kandi bikagira akamaro, bikagira icyo byakora. Uretse niyo miryango yewe na Nations Unies ikabwirwa amakuru igatabazwa. Ikitangaje rero nuko aho hose ubwicanyi buri kubera hariho ibirindiro bya Nations Unies bya MONUSCO ifite ibirindiro hafi hari ahantu hose hasenyutse, hari mu gupfira abantu, batwise imihana bayiranga. Ifite ibirindiro, ifite ika mu Minembwe, ikagira ka mu Mikenge, ikagira ka mu Bijombo, ikagira ka mu Rurambo, ikagira ka Bibogobogo, ikagira ka Baraka. Aho hose niko abantu bari mu bapfa, niko aho hose niho ubwicanyi buri kubera. Ariko izo za MONUSCO zikabarahango zirarebera uriwe mabwiriza yabo zigira. Habonetse ubuvugizi rero bukagerageza gukangura Nations Unies bakayereka kuko byo kuri batagomba kurebera ubwicanyi kubwo buri bwo bubera hariya, ndumva byagira icyo bikora. Umva icyo kintu cy'ubutabazi rwose ari kintu cyihutirwa kandi cyagira icyo kimarira buriya bwoko. Murakoze cyane Bwana Dismas. Hanyuma Pasteur Sebastien, wowe ubona mu mboni yawe ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo ubwicanyi buri gukorerwa abanyamulenge buhagarare? Murakoze. Ndabivugamo amagambo abiri. Niki kigomba gukorwa, ninde ugomba kugikora. Ikigomba gukorwa nkuko mugenzi wanje yavuye kubivuga ni ugutabaza. N'ubutabazi burakenewe. Leta ya Kongo nizera yuko abanyamulenge, amashirahamwe, ibinyamakuru ndetse n'amahanga amwe arabibona kandi arabivuga. Bwaba ari ubuyobozi bwo ku rwego rwo hejuru, bwaba ari ubuyobozi bwo ku ntara ya Kivu, aya makuru barayazi kuburambuye. Kandi barayabwirwa, bavunira ibiti mu matwi babizi. Ni wa mugi twatariyeho uvuga ngo mbese niki kibyihisha inyuma. Nta hantu ushobora kumva abanyamulenge bagera ku ijana, tuvuge 30 irapfuye umunsi umwe, 40 irapfuye umunsi umwe, ntihagire n'ikinyamakuru cya leta cyandika cyangwa se radio cyangwa televiziyo kibivuga. Ariko hapfa undi muntu, abandi bantu 2-3, ukumva ngo guverineri yamaganye w'intara y'amajepfo ya Kongo yamaganye ubwo bwicanyi. Aho ngaho umuntu wari we wese yakwibaza kakagambane
abantu batatu bagapfa bo mu bwoko bw'abakongomani batari abanyamulenge, bugacyasohotse itangazo rivuga ngo baramaganye. Ariko abanyamulenge isaha turiho tuvuga tidushobora kukubwira imibari y'abanyamulenge bamaze kwicwa. Ntiwabavuga umubari ngo barondore ngo ubamenye. Abatwikiwe, inka zirarema ku masoko ya leta atangishwamo imisoro izuba riva, inka magana zikagenda. N'uyu munsi mu gitondo twavuganaga n'abari ahantu hitwa Baraka, bavuga yuko hagiye inka ibihumbi. Aho hari amaka ya gisirikari ya Kongo MONUSCO ifite aho ngaho. Ukibaza utese aba bantu boba bakibwirwa n'abantu bisa ngaho bose babiziranyeho. Umugambi waracuzwe, umugambi n'umwe. Abangabi bonye nkabona yuko abantu baravuze ntacyo batakoze. Baza baca umugani abanyarwanda ngo uja gutera uburezi arabwiba aribanza. Ntabwo rwose n'ubu ngubu baca umugani ngo uwogera uwe ngo ntabwo yambura. Ubufasha bwa mbere nubwo tuvuga yuko Kongo niyo responsable n'ibi byose biraba ihari, kuyibwira ni byiza gukomeza kuvuga kuko baca umugani ngo utarumya ntatukura intoki mu rujyo, urakomeza ukavuga. Ariko turumva yuko ubutabazi nanone nk'uko byagiye bigaragara muri ya myaka twagiye tuvuga twabusaba hano mu Rwanda. Ahangaha twicaye ahari umutekano kuko imbaraga zirahari, ubushobozi burahari, ubwaba ari bwo bwose. Hariho imfashanyo, abantu bari ku misozi, abantu baranyagirwa, ababyeyi barabyarira mu nzira, abantu ntibafite n'amashitingi aho bari. Abantu benshi ubu ngubu bari mu makade de regroupement bagiye babashiramo, abari mu midugudu ni bakeya. Tukavuga yuko dutekereza yuko nanone guhagarika abantu bahebi, nubwo tuvuga ngo haba hari ibibazo by'imipaka, haba hari ibibazo byo kwambuka, turabizi ko bihari, n'ubundi buvugizi butari ubw'imbaraga, nubwo amaherezo n'imbaraga zigomba gukoreshwa. Nanone n'ubu ngubu nanone abantu bakibitegereje. Burya abanyarwanda bazaca umugani bazakavuga ngo ntawuvuma iri tararenga. Abantu baracyategereje ubufasha. Tukavuga tukagera no kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika yuko rwose bari abantu amakuru amugezeho abyumva kandi bimwe arabizi. Nanone yakora ubuvugizi ubwo ari bwo bwose, kandi turabizi yuko ari umuyobozi muri ibi biyaga bigari, ari umuyobozi muri Afurika ndetse no ku rwego rw'isi. Abantu benshi baramwumva kubera imirimo myiza akora, kubera umutekano uri ahangaha. Tukavuga tuti u Rwanda ruraje gutabara, u Rwanda rurafasha hirya no hino. Abasirikari b'u Rwanda, abapolisi b'u Rwanda hirya no hino bamaze kumenyekana ubwinshi ndetse n'imbaraga n'ubushake no gukora neza mu rwego rwo gukorana na nasiyo zimwe. Tukavuga tuti umuturanyi ni umuturanyi, umuvandimwe ni umuvandimwe. Nanone nibo tawaje gukomeza gufasha hirya hafi inzu zirimo zishya. Baravuga bati inzu ya mugenzi wawe ihiye ugomba kwizimya. Rero tukavuga tuti ubutabazi bwa mbere, nubwo n'abanyamulenge ubwabo ntabwo bicaye mu by'ukuri barakora. Hariho amashyirahamwe hirya no hino, ayo mashyirahamwe arakora, hariho abantu ku giti cyabo barakora, ariko imbaraga zabo ziragenda ziba nkeya. Bashobora gufasha mu rwego rwo gutabara mu buryo bw'ubuzima, kubaha ibyo bambara, kubaha ibyo barya, kubaha amashitingi bavuye mu byabo. Ariko abo bose ntibafite ubushobozi, ntibafite imbaraga, ntibafite ububasha bwo kuba bahagarika ubwo bwicanyi burimo bukorwa na Kongo iburebera. Turumva yuko mu by'ukuri u Rwanda rwafasha abantu bakabitekereza, ingabo zigafasha, cyane cyane n'inama. Turabizi inama nyakubahwa perezida wa Repubulika yatanga iyo ari yo yose, uwo yaganiriza uwo ari we wese yamwumva kandi yabishyira mu bikorwa. Murakoze.
urakoze cyane Pasteur Sebastien. Hanyuma reka mbabwire ko tuganye ku musozo, ariko mbere y'uko dusoza, abadukurikiye mwabikurikiye ingingo twagarutseho, twavuze kuri kubwicanyi buri gukorerwa abantu mu bwoko bw'abanyamulenge muri Kongo, ariko twitsa tugana kuri aba bantu bamwe bavuga ko leta y'u Rwanda ishobora kuba ifite uruhare mu bwicanyi bubakorerwa hariya muri Kongo. Mbere y'uko dusoza, mpereye kuri Bwana Dismas, hari ubutumwa ushobora guha abadukurikiye muri iki kiganiro nyuma y'ibyo twaganiriyeho byose? Yego, burakoze cyane. Ubutumwa mbere turabuha bariya bihaye kuvuga ayo magambo yo gusebya u Rwanda. Tubabwire kuko rwose nta nyungu bazavanamo. Amagambo bafite ayo bakora batuka u Rwanda nta kamaro ntacyo bizabamarira mu by'ukuri, kuko kuvuga igihugu nabi kandi ukakivuga ndetse cyarakubwiriye akamaro katagira uko ntagereranywa, burya bigaragaza ko uri umuhengara, urinda shima. Twera ngo abantu tubabwire rwose bisubireho, bave kuri ibyo bintu by'ibigambo bagenda barema hirya no hino. Nanone tukongera tukavuga cyane cyane kuri kino kintu cy'ubutabazi. Tugomba gutabarwa, bariya abantu bagomba gutabarwa turabatabariza mu by'ukuri, kuko mwene data Seba yarabivuze, bagomba gutabarwa kandi bagatabarwa n'ababifitiye ubushobozi n'ababifitiye ubushake. Leta ya Kongo nta bushake ifite kubatabara, bamaze gupfa bose irimo irebera. Ariko turasaba ubutabazi, turasaba abashobora gutabara, kandi barabizi, barabishoboye, ubushobozi burahari, imbaraga zirahari, yewe n'ubushake turabizi ko bagufite. Ariko kugira ngo hari byari igihugu gihaguruke kije gutabara mu kindi, ariko hari inzira zikorwamo za diplomasi zigashoboka kandi zikaja ku murongo, buriya bwicanyi bugahagarara. Urakoze cyane Bwana Dismas. Hanyuma Pasteur Sebastien, mbere y'uko tugana ku musozo, namwe hari ubutumwa mwaha bakurikiye kino kiganiro nyuma y'ibyo twaganiriyeho byose? Murakoze, reka tubanze duhere kubashimira mwebwe mwadutumiye, mwaduhaye uru rubuga kugira ngo tube twagaragaza ukuri, kuko iki ngiki nicyo kigomba gukorwa. Niba hariho abavuga nabi, hagomba kuboneka n'abavuga neza, kuko nabyo abantu benshi barumva kandi ukuri kurumvikana. Ubutumwa dufite nanone ni kuri aba bantu bakeya, nubwo bazabaca umugani bakavuga ngo umukobwa ngo abumwe ariko agatukisha abenshi. Nubwo ari umwe, nubwo baba babiri, batuma bivugwa yuko ari abanyamulenge, kandi mu by'ukuri ari abo bantu bakeya. Turabagarura mu nzira nziza, turabagarura ku murongo, turebe ikibazo aho kiri, tureke kugishakira aho kitari. Nta kibazo na gitoya abantu bashobora gushinja u Rwanda ku bijyanye n'abanyamulenge bari gupfa muri Kongo. Nta gihamya na gito, baje bareka kuvuga ibintu badafitiye ubuhamya. Ibyo ngibyo ni ugukomeza kubiba inzangano, guteranya. Tukaba twabingingira kugira ngo nibagaruke, tuvuge ibyiza, tuvuge ibyubaka, tuvuge ibihuza, kuko Bibiliya iravuga ngo hahirwa ngo abahuza abunga abandi, kuko abo ngabo nibo bazitwa abana b'Imana. Turabagarura rero, turabinginga ndetse barekere gutyo. Nta mpamvu yo gukomeza gusebya igihugu kiri nk'u Rwanda, nta mpamvu yo kugoma guteranya abantu n'abandi. Ngasoza nanone mvuga ngo ni cya gitekerezo nanone turasaba, turinginga, turasenga kugira ngo tubone ubufasha ubwo ari bwo bwose bushobora gutabara aho bwaturuka, tutarinze kuvuga amazina yabwo, aho bwaturuka aho ariho hose, bwaba ari ubuvugizi, bwaba ari ikindi cyakorwa icyo ari cyo cyose kugira ngo ubwicanyi buhagarare abanyamulenge barimo gukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Murakoze.
Murakoze cyane namwe Pasteur Sebastien. Nguyu rero umusozo w'ikiganiro ukuri wacu cya none kuri uyu munsi. Reka mbibutse ko twagarutse ku kuri k'ubwicanyi buri gukorerwa abanyamulenge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iki kiganiro nari kumwe n'abatumirwa bamfashije gusesengura iby'ingingo. Nari kumwe na Pasteur Sebastien Sebaravuga, akaba yari umusesenguzi, twavuganaga aherereye i Kigali mu Rwanda. Mwakoze cyane Pasteur Sebastien kwitabira ubutumire bwacu. Mwakoze namwe bana munyamakuru, mwatugiriye neza. Twari kumwe kandi na Bwana Runyoni Dismas, akaba nawe yari umusesenguzi muri iki kiganiro cyacu. Twavuganaga kandi nawe aherereye i Kigali mu Rwanda. Mwakoze cyane Bwana Runyoni Dismas kwitabira ubutumire bwacu kuri uyu munsi wa none. Akoze cyane Bwana munyamakuru Simeon. Rero wari wabategura iki kiganiro nkanakibagezaho, nitwa Simeon Nkumuza. Ubwo reka mbifurize kugira icyumweru cyiza muri iki cyumweru tugiye gutangira, kandi mbifurize amahoro y'Imana. Aho utaha. Iki ni ikiganiro ukuri wacu. Ikiganiro ukuri wacu kigamije gusobanurira abumva ONENATIONRADIO ukuri kubiriho ibibera mu Rwanda, kikanatanga ishusho nyayo ya politike y'u Rwanda ku bari hanze yabo.